Bakunzi bacu bakunzi baca no kuri Ganza ndetse naca no kuri Tsinda twongere tubasuhuza aho muri hose. Abari mu Rwanda twongere tubasuhuze cyane mukomere cyane. Benshi ganire. Mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo mwese mukomere ndetse n'abantu bari ku migabane itandukanye Burayi, Amerika, Aziya mwese na Afrika mwese turabashoje mukomere. Nubwo turi bugaruke ko iki kintu cy'ifungwa n'ifungurwa ribaho hano mu Rwanda ngo ry'agateganyo, ariko turaza ko iki kintu nanone cy'abamotari nicyo turi buze kubanziriza, ibindi wenda turaza kubizaho nyuma. Mu by'ukuri ku kintu cy'ifungurwa n'ifungurwa by'agateganyo byingira ngo turabizi, turabimenyereye. Imfungwa za politike kugira ngo zizarekurwa aha hantu biba ari ibintu bigoye. N'abandi baneriga uzanarebe harimo abantu ubona bapfiranye, ngira ngo rwarakabije ni wigeze kugera haravuga ati kubera ko yari muri RCS nyine yarebaga ibibazo byari bihari mu magereza, akareba abasaza. Hari abasaza bita intama bagenda bacoreranye niba bakibaho basa, ariko ni benshi barimo abantu basaje bari hejuru y'imyaka 70. Ibaza umuntu w'imyaka 70 na ugifunze bagenda bakururuka abakecuru iki. Imbabazi abo ngabo kuki zitajya zibabaho, ugasanga umuntu yakata imyaka 15 itatu batahirine gutyo. Wenda ibyo byo biteganywa n'amategeko, ariko icyo tuba tuvuga ahangaha cyane nuko imbabazi burya niba koko zibaho zakwimbye kugera ku bantu bose. Bakarasira ba idamange bande turaza kwerekana impamvu izo mbabazi zigize, ariko zakagombye kwabo bantu. Yego ku byaha bya politike wenda turi buze kubigaruka, ariko ntago mbifata ngo ni ibyaha ngo abantu baba gukora ibyaha ngo uri kureba uburyo igihugu byagenda neza n'iki. Turaza kureba uburyo ibyo twabigaruka, ariko twigarukiye ku ibintu by'abamotari. Abamotari hano mu Rwanda, hano rero mu Rwanda bavuga ko ngo hari association zabo z'aba bamotari nyine, ngira ngo murabizi ngo zigomba cyangwa se ngo koperative zabo zigomba kujya mu ntuze 5. Zigomba ngo kuba ngo zigomba kuba amakoperative 5. No kuvuga na amakoperative makeya rero ashoboka. Inzego zitandukanye z'ubuyobozi zigize aho zihurira n'abamotari zafashe umwanzuro yuko mu kwezi kuzatangira abamotari bose bakora mu mujyi wa Kigali babarizwa muri koperative 5 zonyine. Hari abamotari bageze kuganira nyine kirambwira ati amafaranga yacu barayariye, buri gihe bashaka kugira ngo batunyunyuza. Ati nizo koperative n'ubundi uzasanga n'ubwo bavuga ngo abantu bazatora ngo batorere ngo ku mirenge ngo batorere hehe ngo bizagenda bite, bati n'ubundi uzasanga tujuru bizagaruka n'ubundi mu maboko yabo. Ahubwo wenda iba ari strategy nshya yo kugira ngo bongere batumaske, niba mara kongera batumaske batwereye ko badukunze cyangwa se bagire gutya. Ejo bundi n'ubundi uzasange ya makoperative n'ubundi si ubwa mbere amakoperative hano mu Rwanda yibwa, si byo se? Kandi hari ibigo by'igihugu bishinzwe amakoperative n'ibiki byagombye kuba byarakurikiranye abantu bagahabwa ibyabo. None se niba hari abahaza association z'abamotari, abamotari bakamererwa neza bagatanga amafaranga yabo, kugeza iyi saha ugasanga nta mumotari n'umwe wigeze ahabwa amafaranga mu mafaranga yigeze atanga. Njya mbivuga yuko abamotari bahagombye kuba ari abantu bakize muri Rwanda, barubatse amazu, bafite ama etage hano mu mujyi wa Kigali, bafite amashuri, mbega nabo bari mu bashoramari ba mbere bakomeye muri Rwanda. Ariko se mu by'ukuri abamotari yurebye ubona byarabamariye iki? Byabamariye iki muri rusange? Nibo bakene, n'abakene nibo usanga baza mu mujyi, nibo usanga moto zabo, uzarebe moto zabo buri ari abantu bakomeye cyangwa se bafite ubushobozi bazigaruza hariya aho kugira ngo zigere aho zitezwa cyamunara. Ngira ngo ni ibintu mugenda mubona si ukubabeshya. Moto umumotari baramugerekaho nuza amande ibiki, ugasanga bigezaho moto ngo ushobora kugurishwa kubera amande y'ibihumbi 50 cyangwa se amande y'ibihumbi 100. Moto yaguze miliyoni irenga hafi miliyoni na 500 cyangwa se miliyoni 2 wenda, ariko ugasanga buza amande yo kwishyura moto bayiteje cyamunara. Uzarebe moto ziba ziparitse bati turateza cyamunara y'ibinyabiziga, nuko biba byarabuze ubwishyu. Buriya rero habaye hariho uburyo bwo gufasha bari abamotari cyangwa se kubagirira neza. Hari uburyo bwiza kugira ngo wenda iyi association yabo bayikora, koko hari uburyo bakagombye kuba bafashanya bati bigende gutya na gutya. Kugeza tutarabona bafashe za modoka, izi modoka za ntuza, izo modoka zitwara abagenzi, kubera iki ntayo turabona bafashe cyangwa bateje cyamunara? Mumbwira impamvu. Ziriya modoka zitwara abagenzi aya mabisi manini, hariyo mwari mwabona bashyize muri cyamunara? Nuko zo zitakora amakosa, nuko zo zitagize, nuko zo zitagenda mu muhanda, ariko tujuru umumotari na za modoka zigize.
hano rero ngo abamotari b'i Kigali bagiye gushyirwa muri koperative eshanu zivuye kuri koperative 41, koperative 41. Ubundi zo barashyira muri noneho izi nzego zitandukanye z'ubuyobozi zifite aho zihuriye n'abamotari zafashe umwanzuro w'uko uku kwezi kuzarangira abamotari bose bakorera mu mujyi wa Kigali babarizwa muri koperative eshanu gusa, nyuma yo gusesa izindi koperative 41 zari zigizwe zisanzwe muri Kigali. Ibi byatangajwe mu nama kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Ugushyingo mu mwaka wa 2022 mu nama yabereye kuri stade i Nyamirambo, yari igamije gushyiraho amakoperative mashya y'abamotari. Iyi nama yahuje abamotari n'inzego z'ubuyobozi zifite aho zihuriye nabo. Izi nzego zifite aho zihuriye n'abamotari zahagurukiye gukemura ibibazo byose byagaragaraga muri koperative z'abamotari kugira ngo akajagari kose karimo karangire. Muri kubyumva ibintu biri mu Rwanda. Noneho rero umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'amakoperative Profeseri Harerimana Jean Bosco. Profeseri urumva ko ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amashyirahamwe n'amakoperative. Kubera iki ibi bintu aya makoperative abamotari ibibazo bagiye bagira guhera kera bibwa ibyabo bagira gute bateranya baba gutyo babacucura kujya ategeza garuzi ibyabo. Yavuze ko umwihariko w'amakoperative mashya ari uko nta musanzu ndetse nta n'umugabane shingiro ayo makoperative azatangiriraho. Ayo batanze turareba ko hari icyo bayavuzeho. Noneho yagize ati umwihariko nuko nta musanzu nta mugabane shingiro amakoperative azatangira, ahubwo nkuko byatangajwe umurongo n'ibyo byose bizatangwa na leta. Ikindi inyungu bifitiye umumotari nuko bizatuma akorera muri gahunda no gukorera hamwe ku buryo umwuga wabo usa neza ukanabaha inyungu. None se ubundi batabirukanka ku misoro no kuba nibyo n'amande n'ibiki byose kugeza ubwo bateza ibinyabiziga byabo, batabirukankaho ngo muzana amafaranga ngo muri koperative murundemo bayabatware, n'ibyo baguze babibure, abamotari bari kubura gusa neza no kumera neza. Nese wagize ngo umumotari gusa nabi nuko usa nabi, uretse ko n'abamotari benshi badasa nabi. Hari usa nabi bitewe n'ahantu yagiye n'ivumbi yaciyemo n'icyondo yaciyemo bitewe n'uko imihanda ya Kigali itameze. Ariko uzarira nk'abamotari bakora muri ya mihanda ya Nyamirambo za Kimihurura zahe ukuntu baba bameze neza, bari tsapa bameze neza kubera nta bantu bahuriye n'icyondo, nta bantu bahuriye n'ivumbi. N'ubu ntaga kavumbi kazabura. Hari moto rero ngo buriya zitapfa kugera mu mujyi wa Kigali byonyine bitewe n'ahantu yagiye. Yazamutse mu misozi yagiye za Shyoronge mu ntuza mu Byondo mune cyangwa se ahantu ari kaburimbo. Hari umumotari wambwiye ngo iyo yinjiye mu mujyi wa Kigali bakayibona ngo bashobora kuyifatira icyo bakayica amande bakabayirega umuvuduko kandi itanawufite. Ariho waho ni ngo bagenda bahura n'ibibazo. Nuruvuga ngo iziguma mu mujyi zibe smart nizigize gute. Ariko ibyo ngibyo mbona ubundi umumotari yagombye gukorera yashaka akajya n'icyangugo. Nyine none se ko ari ko igihugu kimeze niyo bashaka ko kimera nka Amerika hose bashyira imihanda bajye bagenda mu mihanda. Noneho icyo gihe bafashwe kuyaga. Noneho Profeseri Habineza yakomeje avuga ko ubusanzwe ayo makoperative yasheshwe n'abamotari ndetse muri icyo gihe bafashijwe kuyagabanya. Ati nkuko yakozwe buriya amakoperative yasheshwe ku bushake n'abamotari icyo gihe bafashijwe kuyagabanya. Icyo gihe bafashijwe nyine kuyagabanya umutungo aho bari bawufite ndetse aho bari kugabangana ngo umutungo aho bari bawufite ndetse aho bari mu gihombo nk'uko itegeko ry'amakoperative ribiteganya n'ubundi ubwo bagabanye icyo gihombo. Ariko abo koperative zari zibereyemo amadeni zidafite ubwishyu ayo leta yagiye yishyura muri rusange. Koko se yarayishyuye? Hari aho twabonye nk'icyangugu, bantu b'icyangugu mutubwire muri Rusizi ngo babugurishije etaje yanyu. Ngashaka ko abantu hari uwo twagendanye w'Irusizi ejo bundi ambwira ko havuye ariho yakoreraga ati etaje yacu barayituri. Hari nabo nabonye ku Gisenyi, hari nabo nabonye i Kigali. Dushyire commentaire mutubwireho ko ibi batubwira niba ari byo, niba mwarashubijweho ko ayo mafaranga babaha leta ko niba yarabashubije ayo mafaranga bita ko ari igihombo cyangwa amafaranga babibye. None umuyobozi rero wa Rura Engineer Emile Patrick we yavuze ko kuba abamotari bagiye kugira koperative eshanu gusa bizatuma imitangire ya serivisi muri urugendo rufatiye runini abatari bake irushaho kugenda neza. Ati mbere abamotari bose batangaga umusanzu kugira ngo amakoperative abeho no gukemura ibibazo
yahuraga nabyo, bigatuma rimwe na rimwe abayobozi bayigira nk'aho ari amafaranga yabo, bigateza amakimbirane. Ariya mafaranga abamotari bariwe ni menshi uyabaze, hari akamaro yagirira abamotari, ariko se koko yarakabagiriye? Ese bafite ntago bazibwa? Ese abamotari ntago bazongera kwigaragambya kubera ibibazo bagiye bafite mu bibazo byabo? Ubu imyigaragambyo y'abamotari yarangiye? Tubyibaza icyo kintu. Abamotari mudukurikira mutubwire ibibazo byanyu byakemukiye ngaho ko minisitiri niba ari minisitiri, aba bose bahuye babikemuye basubiza abamotari utwabo. Ngiye numva niba ari abamotari bahombye kubera mbere yuko ayo makoperative aseswa hagombye gushakishwa abayobozi b'ayo makoperative, noneho agasubizwa ibyo baba baragize iby'abamotari, bakabakora evaluation bakavuga bati ibyacu birihe twabahaye. Hari abavuze ngo baguze ibibanza birahomba. Ntabwo mu Rwanda ikibanza gihomba. Iyo uguze isambu buri munsi igenda yiyongera, umunsi ku munsi agaciro k'ubutaka kagenda kiyongera. Simbizi gahunda rero ihari nuko leta yafashe umwanzuro ko amakoperative azajyaho azaba agizwe n'abamotari bazagira inama y'ubuyobozi na ngenzuzi, noneho bagashaka umukozi uhoraho urebera ubuzima bwa buri munsi bwabo, akajya yishyurwa na leta. Yongeraho ko hazanashyirwaho abashinzwe umutekano w'abamotari bazajya bahembwa na leta, ndetse nta mumotari uzongera gutanga amafaranga muri koperative, kuko intego iriho ari uko bakorera hamwe kandi mu mucyo kugira ngo biteze imbere. Ngo nta mafaranga azongera kuyatangwa muri koperative. Urumva cya kintu cya koperative y'abamotari y'amafaranga bayakuyeho, bati tuzabashyiraho abasekirite b'ubuntu n'ibiki abari bariho mbere ubundi bagiyeho bati. Bari cyane tugomba kwibazwa. Bari abasekirite bari bariho mbere bagiyeho se leta itabizi? Zira koperative z'abamotari kandi hari ikigo cy'igihugu gishinzwe uyu ushinzwe gucunga amakoperative n'ibiki, no kuvuga ko batari babizi. Aha turagira ngo turebe ya mafaranga y'abamotari batangaga mbere mu makoperative, bari gutanga amafaranga mu makoperative, none uyu munsi agiye ku cyano ntacyo bari kuyavugaho. Bamwe no mu bamotari babwiye ikinyamakuru igihe ko bishimiye ko amakoperative bari bafite yagabanyirwe kuko bizaca akajagari kenshi kayagaragaramwo. Bizimungu Jean Marie Vianney yagize ati twabyishimiye cyane kuko babanyobozi baburaga amafaranga buri gihe cyangwa bakayakoresha mu nyungu zabo, ntaho bazongera guhurira nayo. Biteganyijwe ko amakoperative y'abamotari azahera ku rwego rw'umurenge kugeza ku rw'akarere, aho umumotari azajya abariza buri koperative iherereye mu murenge n'akarere atuyemo, ndetse ikaba ariyo izajya anamufasha kubona ibyangombwa runaka akeneye. Urumva ikigaragara kugira ngo uzajye ujya ahangaha iki kintu tugirebere muri logique ndende. Bakoye association y'abamotari bwa mbere kugira ngo wenda abamotari batakumya kubaza bati amafaranga twagiye dutanga mu makoperative ari he ko mutwaka amafaranga n'ubundi ajya he, kugira ngo icyo kintu kise nikibagirana kirangire burundu. Buriya yahejeje nyine birarangiye, kuko anga ntaho turi kubona mu iki kinyamakuru cyanditse yuko bavuze yuko ibyabo byatwawe cyangwa se byahize bizagaragara. Ikindi kandi no kugira ngo niba uri mu murenge runaka winjiranyemo na moto cyangwa akagari runaka na he, kuko ngo bizaye bihera mu murenge uturuka, bazajya bareba ya moto ibarizwa aho ngaho kuko niba yanditse mu rwego rwa security ahari, kugira ngo atazagira umumotari wivanga mwayo ngaho. No ahubwo nibwo bagiye kubafata amaraso neza. Zanyeshye bamwe bitaga inyeshyamba n'iki bizajya bigorana. Udafite icyangombwa bamwirukankeho. Ubu hari abantu bakoraga nko ku mihanda y'igitaka batinjira mu mujyi, ndahazi benshi. Abo ngabo akenshi hari igihe babikoraga barobye cyangwa badafite ibyangombwa, batakuye tujye kubyigana kuri kaburimbo tudafite, tuzi gutwara ariko reka dutwara abaturage kwizi moto zacu zashaje, tubashe kudeplace abaturage niki badafite ibyangombwa byo kugira. Baba bose ubu ngubu ejo uzasanga fini barimo babakuramo bati muzane ibyangombwa kugira wemererwe gusabwa ibi. Ariko ikintu cyikira koperative ubundi yakabayeho, ntabwo yakabayeho ibayeho kugira ngo ku rwego rwa security gusa. Yagombye kubaho ifite objectif ivuga ngo tukoze association kugira ngo tubashe kurengera abaturage, kugira ngo tubashe kwirengera ubwacu, ya association yacu izatera imbere. Niba tuvuga tutuye munsi buri mumotari akora 20 cyangwa 10 cyangwa 5 buri munsi, turajya dutanga amafaranga 1000 muri banke cyangwa se dufite iyi association yacu, no kugira ngo tuziteze imbere. Hari igihe kigera umuntu akaba atagishoboye gutwara moto, hari igihe kigera umumotari akaba yakenera amafaranga muri banke kugira ngo uze muri banke, kandi wowe ukora bati nzaguza
association yacu dufitemo umugabane, abamotari bakava mu gihe cyo gutwara moto bakazamuka bakagera igihe cyo kugira kampani yo gutwara amamodoka cyangwa yo kugira amamodoka manini atwara abagenzi, kugira ibigo by'amashuri, kubera ko namakozi, sibyo? Ukagira isanduku, mbega nabakozi nk'abandi, bakagera igihe noneho bagira n'ubwiteganyirize n'ibiki byose muri ku buryo nabo bava kuri wa mwuga wariyo. Kuko ntekereza ko nta muntu uzakora ikimotari kuva ku myaka 10 n'ingahe azageze mu myaka 80 cyangwa 70 agikora ikimotari. Ahubwo yakagombye kugera icyo gihe yaratereye ku myaka nka 30 akagera nko mu myaka nka 50 wenda ari gihe yaba gishoboye gutwara, ariko wenda akavuga ati 20 ans nzabatwara, ningera kuri 20 ari igihe nzaranu nzaba narageze, bitewe n'ibyo twazigamye, hari ibyo twungutse bingana gutyo. Izo nizo association zikenewe, atari nka za association zo kuvuga ngo abantu bagiye mu mashyirahamwe yo guhinga umuceri, niyo mara kujya mu mashyirahamwe yo guhinga umuceri usange bahombye, sibyo se? Bahombye bati musarura umuceri mujyana mu makoperative, muzana bashefa mu makoperative birire tubagurire kuri makeya, tubashyize mu association kugira ngo tubone igihe tuzatubabonera igihe. Ibyo ngibyo nibyo tudashaka twebwe, nibyo icyo twumva byagombye kuba harakabaho association ariko igamije kugira ngo iteze imbere abo muri association, itagamije kugira ngo izateze imbere abashefu ba association nk'uko byari bimaze. Imiceri mubona uko bigenda, ibirayi ngo no guhingira mu makoperative, amakoperative yarangiza akagura bya birayi mugahikura mujyana hariya bagasigara baza kugurisha ba nyiru kugurisha, bakabashyirira bakabagurira banyiza bakaza kubagurisha kandi igiciro bakizamuye. Ibyo rero ntago bikwiye. Reka rero dukomeza twirebera n'ibindi, ngira ngo ni byinshi hano muri Rwanda, twigarukira ku byo twari twavuze, nanone turi bugende tuganiraho twungurana ibitekerezo dukurikije uko ubuzima bugiye bumeze hano muri Rwanda, ariko nanone by'umwihariko ku magereza mu cyo bita izo mbabazi bavuga batanga. Karasire Mabra ati mfite ikibazo, sibyo se? We ntibanaribwe upfa kuba waravuze utubutegetsi hano burafite imikorere mibi ukabufunze, upfa kuba waravugiye abaturage. Umuntu wavugiye abaturage mumbwire ninde wavugiye abaturage nibure? Ese ntago bihita byerekana politiki ya FPR yuko idashaka abantu bavugira rubanda. None sabo bavuga nibura mwabo bantu bataha, mubona hari bande bataha mubagerageje icyo ngicyo, nuko se bataba baratse liberation conditionnelle. Mushahidi we numvise ko anayaka niba rwaye bakanga kuyitanga. Mushahidi we dingo banga gutanga ibarwaye, amaze imyaka ingahe 10 nirenga muri gereza, buriya se bibunguye fa Mushahidi afunze. Mushahidi yishindi yagize ati yakoze iki kibi, ntabwo ibi byoroshye. Reka twikomereze. Imbabazi za Perezida wa Repubulika imbabazi za Perezida wa Repubulika niyo kintu turi buganireho uyu munsi. Twongere tunaganire nanone uyu munsi ukuntu byiriwe mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali hiriwe akantu kagize abantu benshi uyu munsi babuze moto bagendaho. Abamotari bari bagiye, abamotari rero niba ya mafaranga yabo bashyize mu makoperative FPR igiye kuyabasubiza. Reka tuvuge FPR kubera ko ibintu bya gahunda za leta hano kwibumbira mu makoperative kugira gute abantu bajya mu makoperative bakabarira utwabo ni muri gahunda za leta. Turi buze kureba ko abantu abamotari bari babuze abantu bino mu munsi biravuga ngo abamotari bari baburiwe irengero. Abamotari bari baburiwe irengero, abantu abamotari baburiwe irengero bose. Abantu bahamagaga tuzi ko twabuze moto, byagenze gute? Bari bagiye. Turaza kurana abamotari bari batsindagiye, bari hano turi ko cya kibazo cyawe y'amafaranga yabo n'aya ma etage bagiye babubaka bakayabarya, bakavuga bati baturiye ama etage n'ibibanza n'amafaranga turi ko bayabona. Hagati aho ngaro dushobora kuza kunyarukira hano k'uyu mugabo Uhuru Kenyatta, naho ngo wanyimenyesheje abanyekongo ko hari abashaka kubatanya bagamije inyungu zabo bwite. Uyu mugabo Uhuru Kenyatta yari hariya muri Kongo. Iki kiganiro ni kiza kutubana kirekire ku ingingo, dushobora kuza wenda kugikora ukundi cyangwa se tukakibanza, ariko reka tuyitangirire hano ku cyo bita izi amnesty cyangwa se izi mpuwe za Perezida cyangwa se imbabazi za Perezida wa Repubulika. Kare ejo bundi ngo batanze imbabazi ngo niba ari abantu ngo magana ngahe, niba ngo ari 10 na bangahe, niba ari 10 na bangahe ngo arabahawe imbabazi n'abandi barekuwe by'agateganya. Hari hari umuntu wigeze kunyoreza ifoto, mbona ifoto ni ifoto iriho abantu b'abakobwa sina nabaherukaga, ndumva ari ibya kera cyane.
yariyo abakobwa ngo niba ari abakobwa bakatiwe imyaka ngo 15 arabinyoherereza arambwira ati nkayo umunyapolitiki ubivugaho iki ndetse anambaza n'ibibazo bikomeye cyane bimwe ati nkawe nk'umuntu w'umunyapolitike ubona ziriya mbabazi za Perezida wa Repubulika zitangwa hakurikijwe iki zitangwa mu buryo bumeze bute ese kubera iki usanga bazihaye abantu bahemukiye abandi ariko abo bandi bahemukiye nta ruhare babigizemo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ziriya mbabazi za Perezida rero ziteganywa n'itegeko, mu gihe runaka bishatse yazitanga, mu gihe runaka bishatse yabitanga, ariko ukurikije igitekerezo cy'uno muntu yavugaga ati Perezida wa Repubulika nawe nubwo atorwa ariko hari abo ashobora guha imbabazi barahohoteye abantu ndetse bataranamutoye. Ni igitekerezo umuntu yanyandikiye ambwira ati nawe umbwireho ko niba namwe ariko muzakora, niba ko ibyo bintu bikwiye. Mbo aha yaganishaga ahantu hakomeye cyane, avuga ati ubundi umuntu mbere yuko afungwa cyangwa se mbere yuko afungurwa muri rusange hagombye kujya kuba habayeho ubwumvikane bw'abantu babiri. Niba umuntu agarutse muri societe yaragiriye unde ikosa rikomeye, yanyorereje ifoto hano, ni ifoto ndabona ariho iyi dosiye naherukaga kera cyane, ni iyi dosiye naherukaga kera cyane ngo y'abakobwa bakatiye imyaka 15 kugeza kubera kwangiza imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo barekuwe. Harimo abakobwa 1 2 3 4 5 ndabona abakobwa 6 n'umuhungu umwe. Ndumva ari ibintu bya kera ndiko byibuka neza, yanyorereje no foto ariko ndabona yaje kubinyerekano byari byanditse. Nambaza ati ibi bintu aburiya Perezida wa Repubulika afata initiative ye akarikura abantu bashatse bagerageje kwangiza imyanya ndangabitsina y'umuntu cyangwa se babimugiriye ibyamfura mbi hatabayeho kumvikana nibura kuwo nguwo. Ate songo aramutse aje n'ubundi batarumvikanye babana neza muri societe gute batarabanje kubahuza ngo babanje nze no guhoberana banasabane n'imbabazi none za mbabazi zize ziyongera nk'itegeko. Ikibazo rero nanone aha hantu wenda tudatinze kwibi bintu turi buze kubirebaho gatoya, turi buze kubinyuzaho gatoya. Njewe uko wakimbaje nubwo uyu nguyu yakimbajije cyane cyane yirefera kwa aba bantu turi buze kureba abantu ukuntu byari byagenze, ariko ikintu nge ahari ni impanga hijisho cyane ni za mbabazi kuki zitaba imbabazi rusange zikaba imbabazi z'abantu ku mugani ubona baba barakoreye abantu ku giti cyabo ibyaha none abantu bakoze ari bya biti bya politike. Nge nk'urugero ndi kugenda mvuga kurugero nk'umuntu yatwitse nka Perezida afite uburenganzira bwo kugira bwo kumubabarira, si byose. Nk'urugero nka buri Idamange arafunze, Idamange mu byo yarezwe harimo gukwirakwiza ibihuha, niba twibuka dosiye neza muze kutwibutsa kuko dosiye yagiye mu muhezo, dosiye igeraho Idamange yanga kuyiburana birangira Idamange agize akatiwe imyaka niba ari 25, ariko mwibuke ko ari akantu yari yanobetsemo yavuzemo. Murakibuka akantu yavuzemo, hari akantu yavuzemo abantu banavuga bati kari akantu hanini kari ko gashobore kuba ari nyankuruzi ya nyankwega cyane kubera ko ibindi byo ni ibintu bisanzwe nko kuvuga ngo muri covid ngo yavugiye abantu ngo byagenze gute ibyo byo akavuga ko bakabita ko ari ibihuha cyangwa iki, kandi avuga ati imodoka yaraje ibimyaka ntiyagezwa ku baturage mu buryo byagombye kugira gute, ibyo ngibyo bakabyita ibihuha. Ariko bakavuga batari akantu kandi yanobetsemo, niyo akantu yanobetsemo buriya nyirako yagombye no kuba ari we watanze imbabazi ahanini na Idamange akaba yatashye mw'abantu. Mbo ako ngako wenda reka aho ni ku ruhande rwa Idamange. Idamange arafunze we yanakamaze deja gufungukatirwa imyaka ye niba ari 25, si Idamange ku myaka 25. Idamange kugeza isaha si mpamya yuko hari niba sinibuka niba hari umuntu personnel ku giti cye umurega wenda ati Idamange yankubise umuhoro yaranyibye yashatse kunyagiza imyanya runaka twarahuye nkubitira icupa mu kabayiri yarantutse wenda umuntu ku giti cye aho ngaho ariho handi wa muntu yashatse wenda we ninda yerekeza gati niba umuntu yagiriye undi
yagiranye n'undi kibazo yakagombye kuba daboro mbere yuko ahabwa izo mbabazi za perezida cyangwa se igihe kugwa ry'agateganyo hakagombye kuba hariho uburyo b'abantu babanje guhura kugira ngo no muri societe bazabashe kubana neza batabanishijwe n'igitugu cy'amategeko cyangwa igitutu cy'amategeko. Iyo logique muri kuyumva mute? Yego koko itegeko ry'u Rwanda riteganya yuko iyo urangije 1/4 cy'igifungo wakoze ni 1/4 ndumva ari 1/4 nuva ni warakatiwe imyaka 25 ugomba kuba urangije imyaka ni 6 n'amezi angahe ahari ukaba uritahiye warakatiwe 25 niba warakatiwe burundu ni imyaka 10 ariko hari abantu bakatiye burundu ziriya amnesty iriya rekurwa ry'agateganyo sinzi ukuntu nanjye ritangwa nk'uburi harimo nk'abantu barwaye banarengeje ya myaka 10 hariho nk'umuntu nzi twabanye Kimironko uwo muntu ahorana nanarwaye niba atari ndazakurikira niba atari kuye mwanga akaba ari akarengane kubera ko ndumva Kimironko 2010 yari yaragezemo tugeze urumva imyaka 10 deja yarakatiye burundu ariko akatirwa burundu kuntu dossier yari imeze yari dossier yari dossier wabonaga kabisa yari ifinda no yaravuga ati ngene no umucuruza ahantu ndo umucuruza ahantu ngambanirwa n'abandi bacuruzi bagenzi banje none bituma bigenda bite bituma nanjye bituma mfungwa niyo baragiye bakegera umudamu hari umugore begereye ngo wari umugore ngo yishe we yaranabyemeraga uwo mugore ngo yishe umugore w'uwo mugabo ufunze none wa mugore bamufashe nibo ngo abandi ngo bamwegera bati genda uvuge ko ari umugabo waguhaye amafaranga ko bari bafitanye ibibazo bari baratandukanye ukamwica burya muri gereza ushatse kugira ngo umenye dossier neza uzarenganira umuntu ushatse zamaneko zirwa zigira zahagombye no kwinjira muri gereza zikajya zinja abantu kuko iyo muri gereza nta muntu yishe icyaha yakoze iyo wagikoze urakivuga iyo utagikoze burya uravuga umuntu wakoze icyaha bikubwira pe harimo umuntu akubwira ati ngiye naramwishe ngiye n'ibyaha naha ngiye nagize gutya na gutya ariko yagera mu rukiko ukabona ari kubihakana cyangwa se ntabyemera bitewe nuko ari kuvuga ati bishobora kundengera si byose ibyo ngibyo burya muri gereza ko tubanga tubamo nta muntu uruhisha undi uri yarabwiraga ati gusa ahantu ngiye nararenganye yagezemo ararwara ariko akavuga yuko ati ngewe yari umuntu uturuka mu Bugesera abantu twacuruzanyaga nibo banjiriyeyo n'umugore rero nawe yageragaho uyu uresomye dossier hamwe umugore aravuga ati nahawe amafaranga nabakanaka ku rundi ruhande ati ntawe ni kubundi ati siwe none ugasanga hazamo kwivuguruza kandi kwivuguruza bikarengera uregwa ariko birangiza wa mugabo no mu bujurire bwe bya bikonfirmye bamukubita burundu arengana wumve ko rero burya ubutabera buba hano mu Rwanda cyangwa ibibazo by'akarengane biri mu nkiko ntago bireba na gatoya abantu tuvuga ko ari abantu bakoze bafite ibyaha politike gusa hari n'abandi burya niyo umuntu yakugiriye nabyo bibaho hari n'ikindi kintu hari n'undi mugabo nzi nawe ukuntu bimeze nawe yariganywe n'abantu we yahamagaye umuntu ari kubura abana bati so bashobora guhura n'ibibazo noneho se birangira ko apfuye bari gusangira ahantu wenda basanga ukuntu yabibonaga nawe uwo muntu nawe bisangira bamukuruye muri dossier ngo ngo yabivuze ngo ari mu bamwishe ngo yaramukurikiye ubu ni nawe unafunze wenyine kandi abo bareganywa mu ntuza bo numvise ko bitagize badafunze ahari tuzabigarukaho ibyo bintu nabyo uko bimeze twivugira ko ibyo bintu bigendanye n'imbabazi za Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika yagiye gutanga imbabazi umuntu yahaye imbabazi ari umwuru Rwanda avuga ngo yahaye imbabazi ni Ingabire Victoire niwe muntu wo muri twavuga ko ari umunyapolitike yahaye imbabazi sibyo ariko kugeza iyi saha ugiye ukareba nka Deo Mushayidi arafunze amaze imyaka yafunzwe 2009 numva ari 2009 niba atari na 2010 aho ngaho amaze imyaka 10 yumiye muri gereza yabaye nta n'umuntu ukibuka ariko Mushayidi akibaho pe nta ukibuka ko Mushayidi akibaho rwose n'ibibazo yikoreye n'ibiki nanibutse n'abantu ari abari he hari n'abari mujye mwibuka umuntu burya duhura n'ibibazo abanyapolitike bikomeye cyane abantu bavugira rubanda cyangwa bavuga ibintu ko byakagenze iyo uri hanze burya baba kwadimira batura umugabo dore yavuze itangazo ryiza aratuganiriza tukaberwa ariko iyo ugeze ahantu kamara umwaka umwe ibiri ni kwa kundi ugera ugakubite ku umuntu agasigara yarumagaye akaba muri gereza akahabaho nabi voilà ni kuri uriya mudamu wa Theo yaje kuri cano atabaza
nanabisegure bari abantu bambwiye ngo nashyizemo amajwi yandi y'intuza we narinde kugira nashyizemo ijwi ry'umudamu ariko hari irindi ryaje gusa n'iryivangamo bitewe n'ibindi byari biri ku ruhande ariko ikiganiro nagitunganyijemo neza kugira aho nta kantu gatoya nagize natunganyije neza muragisanga kuri Ganza Shekina ibyo mwifuza kugira ngo mwumve neza aho mutari mwumvise mugisangemo muraza kugira gusobanukirwa noneho rero hagati aho ngaho nibyo nababwiraga nti ni nkuriya mudamu urira ati ngiye kugeza rwose ati ufite ibibazo ariko umugabo yarafunzwe umugore atwite arabyara amaze kubyara amara amezi 6 umugore abayeho nabi mwumvise ukuntu abayeho yikorera ikaraya ajya kugira gute gukora ubuyeda akorera 2,000 cyangwa 3 guhera mu gitondo kugeza ryari kandi tuvuga ngo umugabo we ngo byagenze gute yari umunyamakuru ufasha abantu harenganya gute hari benshi yagiye avugira ari bagize gute ariko umuntu akabaho gutyo isi no kwiteye isi ni nta munoza ariko tujye tugerageza twibuke nibura tuzirikane abo tugomba kuzirikana tuzaya tubavugira twebwe tuzaya tubavugira tubibutse aho tubona umuntu afite ikibazo tuwa point naza yatombora azajya abona ubigenza gutya na tombora azajya abona umufasha kuko u Rwanda dufite ibibazo byinshi twigarukira ko izo mpuhwe Deo Mushayidi yahagombye narebye ari n'abantu bigeze kunyandika ati se Deo Mushayidi yaba ari muri bariya Deo Mushayidi kugeza iyi saha uramutse ugereranyije n'ibyo wenda abo ngabo babahasi ngiye ntabwo burya imbabazi ndazemera cyane ku muntu wakoze icyaha kuko n'Imana twebwe dukora ibyaha burya uramutse udufashe twese abantu bose nk'imperuka ibaye baravuga imanda y'imperuka izabo ibaye buri wese uko yasanga yambaye ubusa iyo tugiye kwihana bajya kwihana kwa padiri cyangwa se muri intebe ya penitensiya cyangwa se muri ADPR cyangwa se ahandi uzareba ibyaha uhavugira kandi ibyo byaha ibyo uhavugira biba ari penale ngo mbwira bya byaha rero ugiye ukabivugira imbere y'umushinjacyaha ahita akora dosiye ugahita ufungwa ninde wasigara se mu gihugu ngaho mbwira gereza z'u Rwanda zirimwe abantu 170 nabangaye kwijana ubucucike burenze ubucucike ndetse no kuvuga kuriya njye ntekereza ko ahubwo ari uko babanga kurenza ahubwo njya mbona ari nka 300 kwijana hari ukurikije ubwinshi mbona tubuze duhere nk'urugero murayizi Disney F30 bura ngo yari igenewe abantu 700 kera niho bajyagamo ariko Disney F30 igeze ngo kujya mu 15,000 si byose ijyamwe 8,000 ijyamo bingahe ngaho mbwira rero gereza yagiyemo wenda n'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 yarigeneye 700 iba yikubye inshuro 10 none se urumva 100% ni 700 none iyo byabaye se iyo yikubye inshuro 10 urumva kitabaye igihumbi kwijana niturangiza ngo ni 170 nakangaye kwijana biba byarenze ijanisha kure cyane ubucucike baburenze ubucucike ese kubera iki abantu bacucikwa kubera iki abantu bacucikwa kubaka wenda tuvuge niba harabayeho koko ibyaha byarabaye byinshi n'abanyarwanda bariyongereye yego n'u Rwanda tuvuga ko ari gereza ariko se nibure yo ko abanyuru birwa bubaka amazu hanze bubakira abantu kandi ku buntu bananiwe kubaka wenda aho babafungiye niba ngo abantu bisanzure baruhuke bagire gute bazagira kurya nabi babeho gukorerwa tortire babeho kuryama nabi babeho kunywa nabi babeho no kurara nabi urumva iryo kosa abantu bamazeho imyaka hari igihe nigeze kuvuga no bucucike abanyururu bari bandiye inoza ariko nabari bamaze igihe batehora kuvuga ahubwo ubu ni bwiza iyo nkiri nko mudurakome abadurakome nabaregwa mu ibyaha byihariye iyo ugezemo ukavuga ngo mbega uburoko we barakubwira bati wowe uje ahubwo bwararyoshye ati ubu ni byiza ntago bimeze nkuko byari bimeze kubera ko kera bari babayeho nabi noneho birenze ibyo ngibyo ati wararaga hejuru ya toilette umuntu akaza akakubwira ati egerayo nituma kituma ugasigara uryamye ku mwobo kubera ubwinshi cyane n'ubucucike turivugira icyo ngicyo rero kigendanye na hari igihe umuntu nyine areba ibintu byo mu Rwanda akabona sinzi ukibaza abantu bakora ibintu Mushayidi afungiye kubeshya si byose Mushayidi yabeshya ko afite ingabo ngo zizatera u Rwanda ngo mu majyaruguru ndibuka ko hari ndumva hari nabyo byari biri mu ibyo ngibyo ngo kumurega guhungabanya umudendezo w'igihugu guhungabanya umudendezo w'igihugu ibereye muri Burayi na muri Noza muri Belgique
ibintu nk'ibyo ngibaba umushahidi ibyo yakoze ibyaha ni ibihe umufungiye yego yahamijwe n'inkiko ariko si impamya ko yahamijwe n'inkiko abyemera si byose hari ibyaha politike none se niba hari ibyaha politike kureba ari ibyaha politike cyambe nta muntu wagiye arangwa ashinje mushahidi ati byagenze gutya na gutya ati yankoreye ibi n'ibi bishatse kuvuga ngo uri gushinjwa n'ubutegetsi buhagariwe nande buhagariwe na perezida wo rero niwe mu gutanga amnesty cyangwa se izo mbabazi yakagombye guhera ku muntu ushinjwa ibyaha nk'ibyo ngibyo kuko hakagaragara ko kuko nawe afite bwa bushake bwo kureba ko nibura bari mu murongo wo kunenga ubutegetsi bakaba muri kwa kunenga ari ukuntu byagenze nibura akerekana ko nawe ko yabababarira si byose yego ko perezida aravuga ngo hagarariye rubanda ibyo byo turabyemeraga rubanda muri rusange ariko se umuntu yishe kanaka perezida aramubabariye ariko ntababariye wa muntu wamuvuze mu majwi cyangwa se washatse kurwanya ubutegetsi bwe ahubwo agiye kubabarira umuntu wigiranye conflit n'undi bantu batahuye ngo babanze bigane cyangwa se baganirane tuzabana gute muri society nashaka namubwira ati hari ukuntu kera twabagaho navuga ko twabagaho ko nabibonyeho nyine nanjye iyo nzoga narayinyweye ubu kunywa inzoga birabujijwe mu Rwanda munsi y'imyaka 10 ndumva ari munsi y'imyaka 18 ariko turi abana twaranywagaho da ariko papa akakubwira ati somaho gakeya ugasomaho gakeya gake ukamyoza ngo cyagusiga ku munwa kugira ngo udasinda nyine cyangwa ukanywa iyo bita ikiyage ya nzoga y'urwagwa iyo wengaga ikaba itarashya igishyushya kenshi zera nzoga zinashyushye ngo zavuraga ngo n'inzoka n'iki hari ukuntu bazifataga bakanavanga n'icyo bita umwanzuranya abana bakazinywa bakagira bagasohora inzoka we za mascarisi n'iki imyanzuranya ndumva abantu benshi bayizi yabaga mu biti by'amashyamba ahantu bagacukura n'imizi yabyo bakavanga abantu ikavura cyane ikavura ariko ubu ngubu inzoga nyanzoga barabita ngo ni inzoga y'inkorano hari inzoga niba hari inzoga y'inkorano hakaba n'itari inkorano iriya nzoga y'inkorano rero biti y'inkorano iyo uyikoze neza niyo nzoga mbyembo mbona original kurusa zino nzoga bajyana mu nganda zamaze abantu bita utuyuki none se umwana ubundi baramutangira umwana yanywa kayuki yapfa ariko buri urwagwa mweho gakeya niko njya mbitekereza kuko na kera byajyaga bibaho ariko ntibabaha kenshi da ntumenyereze umwana inzoga ibi biyoga byo biteye ubwoba abana bari kunywa byazabamara muri rusange mbone naho ngaho nari ndi kuvuga nk'idamange yagombye kuba afunguwe deja hari abantu benshi bamaze imyaka myinshi ba dogiteri n'itegeka aho bita ba Mpozayo dogiteri Mpozayo reba dogiteri n'itegeka dogiteri Mpozayo abadogiteri bagombye kuba bari gufasha abantu hano twagize ikibazo cy'abaganga ariko abaganga barafunze uziko hari abadogiteri hari aba specialiste mu ndwara oro bita dogiteri Pascal ndumva ngo bamukuye harya yanoza muri Cote d'Ivoire ni muri Cote d'Ivoire hamwe bati waje ukadufasha ku igihugu kimeze neza dufashe igihugu ngo araza rwose araza ngo yikoreraga mu kigo ari muri Cote d'Ivoire atereka ngiye gukorera igihugu cyanjye Pascal arizira muri kwa kuzariro kwa Pascal atangira ibutare amera neza araharyoshya binabishyira ku murongo se yashikaravugurura n'iki kubita muri gereza abantu benshi bagiye bapfa buryo hari n'undi muntu ngo ari prefe Gisenyi bamwitaga Zirimwa abagabo dogiteri Zirimwa abagabo ya musaza nawe twajyaga tuganira akambwira ngo ukuntu we ati ngiye ntago nembishyigikiye ko Zirimwa abagabo niba yanga ngo yarabaga muri PL Parti Liberale ati ngiye ntago ibintu by'ubwicanye ntago narembishyigikiye ibintu byo kwicana bya ntago ati ngiye nababwiraga ni ibintu mubireke none se bagufunye kimwe ati nawe urabibona nyine bo ibyo byinshi byari bigiye bigira ariko nagira ngo mabwire ngo ikintu bita imbabazi cyangwa amnesty za president n'iki numva byagombye niba koko byakagombye kubaho d'abord byakagombye kureba ku byaha biri politique bigendanye no kuba abantu bafunzwe ku mpamvu hari za politique icyambere ugomba gutandukanya ikintu wavuze igitutsi watutse
umuntu muri mu kabari, icyo ni icyaha ukoreye mu kabari kitajyanye na politiki kuko mwasinze urwagwa cyangwa amarwa cyangwa se inturire n'ibindi no tuyuki n'iki, umuntu akaba yakubita undurushyi byagize gute, cyangwa se none unatandukanye no kuba wakubita umuntu urushyi cyangwa se wamutuka muri gupfa uko mwakagombye kubaka igihugu. Ibyo bintu bitandukanye. Nshobora kuba mpagararanye PS imbera kuri hanganye na FPR hariya, tuhanganye turi kuvuga tuti twe dufitiye umurongo, turumva ibi bintu by'amategeko y'ubutaka asoresha abantu ubutaka, twebwe ntago tubishyigikiye, agombye kuvaho. Mwebwe muti turabishyigikiye kubera ko amafaranga cyane, twebwe tuta amafaranga azava naha, tukaba twatukana duhereye aho ngaho kubera ko tutari kumva ibintu kimwe, cyangwa se tukazamura umujinya. Tubona no mu nteko ishinga amategeko tubona hari aho barwana bakagira gute, ariko ntiturabona hari aho abadepite bapfuye kubafunga ngo nuko barwanye. Ariko mu Rwanda rero nabonye muri parti liberale ngo birukanye ngo yanyweye inzoga, ngo nta budahangarwa buba ku muntu wanyweye inzoga. Ariko ari inkuru nigeze kubona ngo abayobozi b'abasinzi basinze cyane ku isi, sinzi uko byagenda. Tugatungana dupfuye ibyo, turi gupfa ibyo ngibyo ari ibintu bigamisha ku ndemyagihugu kugira ngo twubake igihugu neza. Ibyo ngibyo bitandukanye nuko twaba twicaye mu kabari turi gupfa, umuntu ari gupfa undi n'umugore, abantu babiri bararwanye bapfa inkumi, abantu babiri bararwanye umwe asanze undi yamutereye urugo. Ibyo biratandukanye. Kuba abantu bari kwiga uburyo bazamura igihugu cyabo bikavamo nubwo bashobora kubitonganira. Izo conflict zuko ni bya bindi burya urukundo wowe wazanye cyangwa se werekanye kugira ngo ushakishe uburyo inzira zose igihugu cyawe cyatera imbere. Muri bya bindi wa murongo wari urimo kugira ngo igihugu cyawe gitere imbere neza, kigende neza, hakaba hari ibyo ushobora kunyereramo cyangwa se ntunyereremo. Hari ibyo ushobora kunyereramo gutya ukaba wagwa, wenda ushobora kugwa mu bintu bitari byo. Ibyo ngibyo nibyo bizitwa mu byaha politike, sibyo? Kubera ko ariko wanyereye wari mu murongo wo gushakisha uburyo igihugu cyagenda neza. Noneho rero hari uburyo none ushobora guhimbirwa ibyaha ibyo ngibyo kubera ko uwo muhanganya afite imbaraga ziruta izawe, akaba yagufata akunaga muri gereza. Ibyo nibyo twavuze tuti ni muri cadre politique. Noneho kubera icyo abo ngabo atari bo perezida ufite ubwo bubasha aheraho, abantu bakamara igihe kirenga iya amnesty kukitagibaho kwabo ngabo. Kwibaza imyo ngibyo, si byose iyo ugiye ukareba abantu nk'abakarasira babaga bari kuvugira abanyarwanda bati ibi nibibazo ibi, ndetse bakanarenga bakanavuga ibibazo bahuye nabyo. Birigiye wenda nuko hari abatabivuga, ariko abamwadimiraga nabo wasanga barahuye nabyo. Bishatse kuvuga ngo wenda wasanga ari icyo byakiza abantu biramutse byizweho neza, ati ese niba byaragenze gutya kugira ngo ukire wumve kukize koko byagenda gute, wamubaza no ngo kabari intambwe yo gukira. Bayidamange nabyo ari bavugaga bavugira abanyarwanda bati ibibazo bimeze gutya. None bagiye cyita Cyuma Hassan we yaramaze kuburana, we kuki ataje mu amnesty azagwiyo. Niko wa depite yavuga ngo azagwiyo, ngo yavugaga nabi yageraga gute. Niko umuntu ayiruka nk'igihugu cyose ashaka amakuru, yagiye mu murenge uyu yagiye hanaha, yasanze bahohoteye abaturage. Ibingibi ayo makuru yakagombye kuyazana, ayo makuru uyagura. Nukuvuga ngo inzego z'iperereza zibaho kugira ngo zihembwe zikajya gushaka ayo makuru kandi zikishyurwa. Ariko umuntu wayatanze ku buntu, nta kiguzi yamuhaye, ntaki, ahubwo inyitura nikajya gufungwa. Nawe nibura muri babandi bahawe zampuwe za perezida cyangwa se zambabazi ze ntibagire gute. Kuko Cyuma kugeza iyi saha ibyo ari kuregwa nawe nta muntu umurega ku giti cye. Hari umurega harya? Nta umurega, araregwa na leta. Kubera iki leta yabireze itababarira ahubwo ikababarira abarezwe n'abandi. Reka turebe inkuru rero, turebe abantu benshi babyibajijeho. Uzana ngene mbabwire ngo imbabazi ndazemera. Ntabwo ndi gukritika kubera ko imbabazi zatanzwe cyangwa se zatangwa kuko kuba mu buroko ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo. Si byose ntabwo ari igisubizo cy'ibibazo, ariko burya akantu none njya mpa ishingiro cyane nuko niba ari uruhande rumwe rwagiranye ikibazo n'urundi, nko ku baturage yampemukiye yaransenyeye, burya kubanza kuganira byaba byiza
hari n'igihe ashobora kumubwira ati nintaha nzagutura iki. Ni nababwiye ukuntu kera umuntu yahemukiraga undi burya nta gufungwa byapfaga kubaho. Umuntu wajyaga gufungwa keretse wa muntu wateye urugo rw'abandi yisha abantu, yabatemaguye, yabamaze, yagize gute, yayibye, yanishe n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndibuka iyo abantu batonganaga nubwo banarwanaga cyangwa se hari udukosa runaka, ubu ngubu tunitwa n'icya, marateranaga mu muryango aho ngaho bati we muryango wo kwakanaga kiriya gihungu cyawo cy'igihararumbo, bana bitaga ibihararumbo, bakundaga gutega abantu akaba yanamukubita. Icyakorwa ni igice mungu bamwicazaga aho ngaho akumva ibyo bamubwiye, akumva ibyo bamubwiye, yamara kumva ibyo bamubwiye agasaba imbabazi. Yasabaga imbabazi rero abantu bari bari aho ngaho bahitaga bamuca icyo bita ikibindi cy'inzoga. Ikibindi murakizi, ikibindi ni ikintu cyabaga kibumbye nyine mu ntuza, utabizi ubwo ngo bazajya kubaza, kibumbye mu ibumba. Isaka agenda akamufasha kuko ise niba afite urutoki, niba ari umwana wo kwa kanaka cyangwa se niba ari umugabo, bakamuha n'igihano cyo kugenda yikoreye akayitura kwa kanaka. Abandi bose bakicara bakayinywa, barangiza bagakoma mu mashyi bakishima, bati harakabaho abana biyunze, barakabaho umwana ukoze ibi n'ibi rwose ntuzongere, nawe kandi ntazongere. Ni kimwe n'umugore wahukanaga. Umugabo yaratahaga agakubita umugore akamudihaye, cyangwa se yanamutuka umugore ati birandambiye akahukana. Umugabo yagendaga polima akajya gusaba imbabazi kwa sebukwe ati nje kumucyura. Uje gucyura gusa bakamuca igihano cy'inzoga yuzuye ikibindi, nabwo akagenda nawe yikoreye akanayitura, bakamuha igihano cyo kuyitura. Yakwibeshya yamucika ikameneka, ntago yagomba kujyana umugore, yasubira akaza yakuzana indi taya kuyishaka, ubundi bakiyungira aho ngaho, umugabo agasubira nayo umugore. Ariko se ubu ngubu umugabo aravuga, umugore akavuga umuriro hasi no hejuru, ishoka ziravuze, imini iravuze iki, bikarangira nabo bajyanye kuri gereza. Cyangwa se umugore yatongana n'umugabo gato, icyaha cyo gutoteza uwo mwashakanye muri gereza. Ibyo ni ibintu byakemukiraga muri famiye abantu. Ni ibintu byakemukiraga muri famiye. Noneho rero hano ngo hari abakobwa bakati imyaka 15 kubera kwangiza imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo, bari kuwa abakobwa 6 n'umuhungu umwe bakatiwe n'urukiko kubera kwangiza imyanya y'ibanga ya mugenzi wabo witwa Sandrine. Bafunguwe ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Barekuwe ejo hashize ku cyumweru tariki ya 13 Werurwe 2022. Ni nyuma yuko muri Werurwe 2020 bari bakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gufungwa imyaka 25. Ni nyuma y'iki? Ni nyuma yuko muri Werurwe mu mwaka wa 2022 imyaka 20, ni nyuma yuko barekuwe ejo hashize ku cyumweru tariki ya 13 Werurwe 2022. Urumva ko ariho bafu. Ni nyuma yuko muri Werurwe 2020 bari bakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gufungwa imyaka 25 no kwishyura ihazabu y'amafaranga $4,470,425. Ariko kujurira bakatirwa imyaka 15 n'ihazabu ya $1,000,000. Urumva bari bamaze imyaka 2 muri gereza, barakatiwe imyaka 15. Ariko we mumbwira hano iri tegeko rakonzi ko kimwe cya kane izi ngo ni imbabazi za Perezida wa Repubulika. Ni imbabazi za Perezida wa Repubulika ntango se buriya ntago ari za cya kimwe cya kanira. Kimwe cya kane nziko ari kimwe cya kane cy'igifungo. Imyaka no kuvuga ngo 15 7 n'igice yakagombye kuba nibura bamazemo hafi ne bakagira sinzi aho niba yarigeze no kwishyura ihazabu y'amafaranga ayanga. Ariko baza kujurira bakatiba imyaka 15 yazabu ya $1,000,000. Nka Miro Zaina, Umulisa Gisele, Kamanzi Kiza, Karidinare, Umuhoza Tony, Umuhoza Rosine, Umutoni Hadija na Uwimana Zainabu bafunzwe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushuka mugenzi wabo, bakamutumira iwabo maze bakamuhohotera, bakamwangiza imyanya y'ibanga. Baje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame basaba imbabazi. Bafunguwe nyuma yaho inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 5
tariki ya 11 Ugushyingo 2022 yemeje iteka rya minisitiri yemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'uwakatiwe ku bantu 802 bamwe bahamwe n'ibyaha binyuranye. Iri ni ifungurwa ry'agateganyo. Izi ni kimwe cyo bita kimwe cya kane. Kimwe cya kane rero urumva sinzi niba hangaha niba barakatiwe 15 bafunzwe 2020 2022 2022 sinzi wenda niba kigezemo, ariko ahangaha ikintu twari turi kureba hanini cyane, izo mbabazi kubera iki zitaba ku bantu bose, zikaba kwaba ku bantu ku mugani bamukase imyanya y'ibanga bamuhohoteye gutyo, perezida bahaye imbabazi, ariko imbabazi ntago zishobora guhabwa abanyapolitike bafungiye ibyaha bya politike bifuza kugira gute gukemura ibibazo by'igihugu. Ibi turabiganisha he? Noneho rero hano ndabona ko iyi nkuru abantu benshi hari ikintu babivuzeho. Noneho nibarekurwe baze batwike, bo nibo bita DJ Pasi inkoramutima. Noneho Isimani Omar ariko we nguriya bahohoteye ngo yariyahuye. Ayo makuru murayazi, nguriya ariko we nguriya ngo bahohoteye ngo yariyahuye. Ayo makuru murayazi. Niko uyu ngo yari kuvuga ngo yariyahuye, uwo ngo ariko sinzi niba yariyahuye. Noneho inshuti ya bose Jado aravuga ngo abagabye igifungo basigayemo hatashye abarangije igifungo basigayemo, cyangwa yanditse ngo abagabye kumenya abanyije igifungo hatashye abamazemo 1/3. Ndumiwe koko 1/3 ntago cyaba kigezeho ku imyaka 5, ntago yabigeze 1/3 n'imyaka 5. Noneho ntizaduhare Sylve nyine nibaze bidoge kuwo bangije. Ibi mbona bitari bikwiye mu gihe umuntu yakoze icyaha kiremereye yakagombye kukirangiza cyose. Nyine imbabazi zibaho, ibi ngibi ndabyemera, ariko kuri ibi ngibi mbona hagombye kuba intervention cyane ya nyirubwite yo wakorewe icyo cyaha, bakahura bakabanza bakanaganira, ndetse nawo mbere yo perezida mwandikire, ariko perezida unumva yagombye nawe kureba cyane kuri wa wundi wanareze niba koko afite nawe rega kigishwa umutima wo gutanga imbabazi, kuko zira mbabazi za perezida ntago uriya muntu nawe kugira ngo yibohore n'iki n'Imana nabe nabo banaze banavuga ko bati yaduhaye imbabazi. Nawe nubwo banahora azavuga sha perezida agomba kuduha imbabazi we nta nicyo nanavuze, ariko batashye nawe kuyabigizemo uruhare. Icyo gitekerezo ngenda gifite cyane, kandi kizashinga imizi, kuko turi ku rugamba tugomba kuzatsinda, kandi ibi bintu byose dutegereza bikazajya mu bikorwa. Ego ko gusa ndumiwe pe n'ukuntu bamwangije koko. Aha noneho uyu ni Manzi wo bita Manzi Gloria. Noneho igihano si ugufunga ngo baheremo, ahubwo ni ukwicuza icyo bakoze ntibazongere kubikora ukundi. Hano icyo mbona wenda ntabwo guhera ari byo, kuko ntago bikemura ikibazo, ahubwo ba nyirubwite. Noneho rero mwiza Furaha ngubu mba numiwe, none se imyaka 15 irarangiye, uwo bangije imyanya y'ibanga ateshejwe agaciro, ntago bisobanutse pe. Bagiye babisobanurira nk'imbaga y'abanyarwanda iba yakurikiye urubanza nkuru. Ngira ngo imbabazi perezida wacu atanga umuntu abamazemo imyaka nibura 1/2 kandi yaritwaye neza. None se ko nubundi bari babangambiriye kumwica nk'ibi birasobanutse? Oya, ntago ari 1/2 ni 1/4. Ubundi bareba 1/4 cy'igihe umazemo. Noneho Magnifique nuko nyine ikibazo riga ntago sinzi uhabwa 1/4 cyari. Njya numva ko na mushahidi we yagiye ngo kucyaka, cyangwa se iyo yanditse agisaba bakimwima. Numva ko we batengo bambanga ko nibarwa yihita. Narabyumvise. Urumva rero ko ari ikibazo bya politiki. Hari n'abantu benshi kuvuze ko benshi badata barangije iyo myaka. Ese bangije imyanya y'ibanga gute? Sindi kubisobanukirwa uyu ngo ni wowe. Anyway, uri mwiza cyane. Noneho umva baramwangije cyane, baranamwogosha, avuga bya bindi byo kunuza n'umusatsi ku mutwe ingohe, kandi n'urwembe utagira ngo
noneho ubwo wowe bita Mimi Frank, ubwo se wowe ntiwumva uwo bangije uwo ari we? Ubikurikirane neza uraza kumenya uwo ari we. Hano turi kuri Simbi TV post YouTube Facebook yabo yo ku itariki 14 kuri aba ngaba niho turi gusoma commentaire hano. Ese bangije imyanya y'ibanga gute? Sindi kubimura, nibyo twavuga ngo bamuhaye isomo nibagaruke bidegembye bafate kamwe. None izi ngegera se zigarutse kumara iki? Nshimiyimana Moise. None Aleobe barabuzwa n'iki kurekurwa ko babyuriraho amazuru meza batabura ababapfuna? Sinzi ibyo ashatse kuvuga ahangaha. Akazege Anje, ariko mwagiye mureka gushyushya. Ubu se bahaye imbabazi mubarusha ubwenge ubundi se? Nono ba nyirumuzuru meza ntibabura abayapfuna di. Ngo ni Donata nyina. Nono Nyiransaba Imana ya Senta nibaze bikine ku babikoreye. Wowe kandi commentaire ni nyinshi, reka turekera aho ngaho. Ndumva izi ngizi zihagije. Izi comment z'aba bantu ni nyinshi cyane, ariko ahanini ahangaha urabona ko abantu bavuga bati abantu bahawe imbabazi gute n'ibyaha bakoze. Imbabazi ndababwira ngo zibaho. Zibabazi kubaho burya n'Imana irazitanga. Twese turamutse tugiye mu makosa twamarana, tugiye mu byo dukora twamarana tukarimburana, nta n'uwasigara. Ufunga nawe yafungwa. None se nuzi ko kurya ruswa ari icyaha? Si icyaha se? Nese nuzi ko n'amanyanga ibyo byose ari icyaha? None se muri gereza kwinjizamo itabi n'inzoga n'ibiki byose si ibyaha? Ariko gereza wajya gusanga harimo amatabi, inzoga byose bikorerwamo, ibitemewe hanze byose bavaho bikinjira. Ese n'ibyabaga se byagurutse bikagwamo. Nicyerekana rero ko burya ugiye gucunga umuntu wari we wese ari ufunga nawe abasigara ni bakeya. Nta mutagatifu rero muri twebwe. Icyo twebwe turimo cyangwa se tureba cyane ahanini twese nuko twese dufite ibibazo kandi dufite urugamba turi kurwana narwo, tusaba tuti Imana igomba kuturengera. Ndumva ibyo ngibyo biba bihagije. Hano rero twari twigeze kuvuga ku kintu cya koperative y'abamotari. Uyu munsi ku itariki 14 z'ukwa 11 2022 saa 10 ndabona ari inkuru, ariko mu gitondo ngira ngo abantu mwari mwabibonye. Abamotari benshi bari buzuye stade, nawe bari gupfa kubona. Koperative z'abamotari zigiye guhabwa umucungamutungo uhembwa na leta. Iyi dosiye mwazaza tukazayisoma neza ubutaha tukareba neza ibi bintu. Tukareba neza n'abamotari bagira wenda icyo bari butubwire ku ibi bintu, bakaduha icyo uburyo babona ibi bintu. Ariko ikintu turi kubona nuko uyu munsi abamotari benshi bari bibereye, hari abantu bari barundiwe benshi. Burya abamotari ni benshi mu mujyi wa Kigali, abamotari benshi kubera ko ariko bakaba bari baho abamotari mu gahinda gakomeye cyane. Agahinda ntagereranwa. Kubera iki? Kubera amande, imisoro, amafaranga y'abamotari, association z'abamotari n'ibiki bagiye baba, ariko ngo mwagiye kubamara agahinda. Niba ngo bagiye kujyaho umucungamutungo ngo wa leta. Ese bazabagaruza bya bintu byabo bari barataye batanze ya mafaranga yose ya koperative? Twizere ko bahavuye ahangaha bazayabagaruza. Niyo kintu tuzaza tureba uyu munsi, kuko ikiganiro cyabaye kirekire, wenda dushobora kugira gutya tugacumbika, ariko tuzareba ibintu by'abamotari barenganye kuva kera. Motari ari mu bantu bakora ku buryo nijya gutwara asinziriye kubera kunanirwa. Tubyuka mu gitondo saa 11 cyangwa saa 10, akajya gutwara ugasanga yatashye nka saa 5 za nijoro ari gukora mu muhanda. Hakaba igihe atarabuka gato bakaba baramwandikiye, akagenda icyuma kikakira mu foto ye na byamubazi n'ibiki byose bya bindi bya. Ariko nabonye ibintu byamubaza abamotari benshi barabyibohoje, ntawe ukikigiraho. Sinzi niba arabagibifite, ariko umenya ari bakeya. Ariko kuri iyo kintu nabonye abamotari barakibohojeho.
ibintu rero ngira ngo habaho imyigaragambyo y'abamotari bagahaguruka bakagira bate, ariko ntago motari buriya ukurikije bezo waba afite cyangwa se ibyo akenera, esanse yazamutse, ibiki n'ibiki, kumena amavuta, gukoresha kuma kapfuye, mundi motari ari mu bantu bagombye kuba bakiza hano muri uyu mujyi. Kubera iki? Motari ni umucuruzi ukorera amafaranga, ariko aza ari liquide, umunota ku munota aba yakira amafaranga, si n'umunota ku munota, wenda nka buri saha nibura ashobora kuba yakiriye amafaranga. Noneho hakabaho kwirengagiza yuko motari ukuntu ibintu bye bimeze yakagombye nk'izo association zibafitiye akamaro, bari mu bantu baba ari abacuruzi, ari abantu bafite umushinga munini, bagombye kuba bafite nka banki y'abamotari, association y'abamotari, ikigo kinini cy'amashuri yaba na kaminuza nabo bayubaka etage, bavuga ati yene etage ducuruza y'ubucuruzi dufite y'ubucuruzi iva ikaminuka nk'iriya, ariko si by'abamotari barabigira, cyangwa ahubwo hari abandi bagamize kugira ngo babirire. Ntibareka turebe ibibazo bizaba, iki kize kizabakemura ikibazo, ariko mwibuke motari igihe amaze mu Rwanda. Hakaba hari umumotari uza i Kigali akazasubira iwabo mu cyaro n'amaguru. Kubera iki? Kubera kumwandikira n'ibyo bibazo byose, cyangwa se kubera guhoma. N'abagerageza bakabona ni ibibazo byinshi bafite, ariko ntago wagombye kugira biriya bibazo uri umukire. Uri umukire umeze neza, wagombye kugira biriya bibazo, kuko umuntu winjiza amafaranga nibura yagombye kuba ari mu rwego rw'abantu batagombye kwifuza cyangwa se gukenera ngo ejo nzamerane. Banyarwandakazi rero, iby'abanyarwanda ni byinshi cyane, ibyo dutekereza ku banyarwanda ni byinshi, kandi muri make ndumva tutazabivuga ngo tubirangize, ariko reka dosiye y'abamotari n'icyari kibajyanye tuzakigarukeho ubutaha, kuko ikiganiro kibaye kirekire. Nuko rero reka tugane ku musozo, tubashimira uburyo mukurikira ikiganiro cyacu. Ni Mwizerwa Silva, perezida wa PS Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Dukomeza dufatanye mukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu, kandi twishimira uburyo mubikurikira, tubasaba kugira ngo tugire impuhwe. Impuhwe niba tuvuga two kugira impuhwe bamwe, tugire impuhwe abantu bose, kuko kubaho ngo kubera ngo uriya ni mugira umunyapolitike utanga ibitekerezo mu gihugu cyawe, mu gihugu ntagire uburenganzira mu gihugu. Reka dusoze. Imana ibarinde rero, tuzongera.